Dutangirana agafilime kacu rero k'uyu munsi n'umugabo wari uri hano ku nkengero z'amazi, gusa nk'uko mubibona amazi yari yamutembanye amuzana ahantu nyine ku nkengero, ndetse yayikanguye arimo kureba hahandi muri ya mazi, abona ubwato bwo bari basaga nk'aho barimo nyine bwagiye buhagama ahantu ku ruhande, ndetse arebye no mu mazi ahita abona indi mirambo y'abantu bose bari bari kumwe, bose bamajije gupfa. Mu kwitegereza neza rero yabonye n'abandi nyine baguye hano hakuno ndetse nabo bapfuye, yahise abibona yuko ari we muntu wenyine usigaye mu bantu bose bari bari kumwe. Wowe utarakora subscribe rero banza ukore subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana no mu dufilime twacu twose. Hano rero nta kindi kintu yakoze, yahise afata imibiri ya bagenzi be atangira kugenda ayishyingura umwe kuri umwe. Ahangaha rwose yabashyinguye mu cyubahiro, ndetse aragenda ajya mu giti amara ijoro ryose areba ndetse nta gusinzira, yari yabuze ibitotsi ndetse yabuze n'ikintu yakora. Yamaze rero iryo joro ryose ari mu giti yicaye, ndetse burinda bumukeraho. Ahangaha rero yarebye hakurya abona ubwato, ahitamo kuvuga ati reka noge ngende njye muri buriya bwato bwacu ndebe ko hari ibyo nabonamo nyine nakifashisha, cyangwa se niba bwabasha no kugenda nyine ngira ibiki ngende mve hano hantu, kuko yari yamaze kubona yuko yageze ahantu ku kirwa, kandi icyo kirwa kukivaho rwose nareba nabi bizamugora. Yaraje rero aza muri bwa bwato atangira kubwurira yinjiramo imbere, gusa mu kwinjiramo imbere yagiye kumva yumva ijwi ry'ikintu ndetse aberwa icyo ari cyo, gusa akajya yumva ari kuvuga nyine icyo kintu kiri kuvuga nk'aho ari imbwa. Yaraje rero aza kuri urwo rugi afite agashoka atangira kurumena gake gake kugira ngo abashe kwinjiramo ndetse abashe kumenya ibiri kujya mbere. Akimara gukingura rero yasanze koko ari imbwa atigeze yibeshya, aravuga ati mana yanjye ubu ngubu njye nawe twebwe twenyine tubashe kurokoka mu bantu bose twari turi kumwe. Ahangaha rero yaravuze ati nta kindi kintu ngomba gukora, ngomba gukoreshwa nshoboye muri ubu bwato nkashakamo ibintu bimwe na bimwe byamfasha, kubera ko kuri iki kirwa no kubona ibyo kurya biragoye. Yagize rero utuntu duke duke nyine apakira atangira kutwambutsa ku kintu nyine kimeze nk'igitanda nyine, ariko kibasha kureremba ku mazi, agenda agikurura ndetse na ya mbwa yari iri aho ngaho hejuru. Dukomeje rero agafilime kacu kugira ngo nyine tubashe gusobanukirwa ese uyu mugabo kugira ngo yigisange hano biriya byose twabashije kureba byagenze gute, cyangwa se byatewe n'iki. Ahangaha rero umugabo yaraje yicara hano, twa tundi yambukije nyine yabashije kurokora muri bwa bwato, yatangiye kuturiga gake gake, gusa yibuka neza yuko nyuma y'iminsi mikeya nta kintu azaba afite cyo kurya kubera ko byari bikeya cyane. Yatangiye kwiruka rero hirya no hino aho ngaho kuri icyo kirwa kugira ngo arebe yuko hari ukuntu nyine yatangira ubuzima gake gake, cyangwa se nimba hari n'ukuntu yasaba n'ubufasha kugira ngo nyine abashe kuva hano hantu. Yabonaga ari ahantu atazi, ikirwa nyine abona nta n'abandi bantu yahasanga. Yatangiye kujya hirya no hino ku mpera z'icyo kirwa rero, akagenda ahamagara kugira ngo yumve basi ko hari umuntu wakwitaba, ariko ntagire umuntu n'umwe yumva. Yaje hano rero atangira gupfukama aravuga ati mana yanjye ubwo ko nzava hano hantu gute, iki kirwa ko mbona nta n'undi muntu uhari, nzabigenza gute? Ubwoba buramwica, aravuga ati rwose ibyanjye ndabona bitari buze koroha, ubuse ndabigenza gute? Bwarije rero buracya, iminsi irisunika igenda, iminsi iba iminsi, ibyumweru ibyumweru, amezi aba amezi. Barakwereka hano rero yari amajije kuhamara imyaka 2 yose akiri kumwe na ya mbwa ye, ndetse buri munsi bagerageza gushakisha nyine, urumva nyine kubera ko hari hegereye ku mazi, bageragezaga uburyo bashoboye bakajya nyine aho ngaho bagashaka udufi n'utundi tuntu nyine dutandukanye bakotsa bakarya. Umunsi umwe rero ahangaha rwose bari bari guhiga we na ya mbwa ye, agiye kubona abona ubwato bunini cyane aho ngaho, yahise ahaguruka yirukanka ndetse ajyana na ya mbwa ye, aragenda akoza ikintu nyine cy'igiti mu muriro aragicana kugira ngo abashe gutanga sinyare. Yatangiye kurasa, gusa ku bw'amahirwe makeya nyine kubera aho umuriro wari uherereye n'aho ubwato bwari burimo gukatira, yasanze ubwato bumajije kuharenga, hahandi rwose niyo yatanga sinyare batari bubibone. Yagiye mu mazi rero aroga cyane, gusa ku bw'amahirwe makeya amazi yari arimo umuhengeri mwinshi cyane, mwinshi ariko hahandi yamurushije imbaraga rwose, nawe atangira gusa nkaho yenda kongera kurohama, ariko akoresha imbaraga zihagije nyine abasha kwirokora.
Ahangaha rero yaraje rwose n'utubaraga duke cyane, imbwa ye irimo kumoka, yari yagize ubwoba yuko yaba nawe yapfuye, gusa abasha kurokoka aragaruka. Yigiriye inama rero aravuga ati rero ikintu ngomba gukora cya mbere, ngomba kubaka hano hantu kubera yuko amahirwe nari mbonye yo kugira ngo mpave ndabona yanze, rero ngomba kubaka nyine kugira ngo basi njye mbasha kuba ahantu heza hazima njyewe n'iyi mbwa yanjye. Ahangaha rero barakwereka ko bagiye bahamara iminsi aho ngaho ku kirwa, hagiye hagaragara utundi tunyoni, utundi tuntu nyine tw'utunyabuzima tw'udusimba natwo nyine twabaga aho ngaho, ndetse batangira no kugenda babona imbuto, ibintu byo kwifashisha nyine akarya kugira ngo ubuzima bukomeze kwisunika. Barakwereka imyaka yaragiye irisunika, imyaka 5 irisunika iragenda irarenga, umugabo noneho yarahindutse hahandi atazi ko guhindura imyenda bimeze, ndetse umunsi umwe ubwo yari aryamye hano yatangiye kwibuka byinshi, yatangiye kugenda ndetse yandika na bimwe mu buzima nyine ari guhurira nabwo hano kuri kino kirwa. Ndetse ahangaha bwarakeye, ubuzima burakomeza nyine bakajya bajya guhiga, ndetse akomeza no kuba maso kugira ngo arebe yuko hari abantu yazabona nyine bakabasha kubakura hano, ari nako adasiba gutekereza nyine buri gihe uko aryamye, agatekereza ubuzima yari abayemo mbere yuko nyine ibi byose biba, mbere yuko yisanga hano kuri iki kirwa, nyine ukuntu ubuzima bwari bumeze. Yongeye gutekereza rero umwana w'umukobwa witwa Diana bakundanyeho, ndetse akajya avuga ati si ubungubu ntago yashatse, si ubungubu ntago yantegereje akambura akishakira nyine undi mugabo. Umunsi umwe rero bwarakeye agiye hano nyine handi ku mazi aho yagenda agahigira, yabonye ikintu cy'ikirenge kinini cyane, aravuga ati uko biri kose hano hantu hari umuntu waje nyine cyangwa se waba wahaje, reka nze nshakishe. Nyine we yatekereje yuko yaba yatewe, yatangiye kureba hirya no hino rero azengurutse amaso, ndetse afite n'ubwoba bwinshi cyane, atangira kwambuka kimwe mu kiraro cyari kiri aho ngaho, aravuga ati ngomba kujya ahantu hejuru cyane kugira ngo nitegereze neza ibituruka hasi, kubera yuko uno muntu nyine ugomba kumubona. Rero bidatinze yagiye abona abantu nyine bameze nk'ubwoko runaka, ariko babandi baba mu mashyamba bari kwica umuntu, bisa nkaho nyine ari nka bya bindi nyine bimeze nk'iby'abarozi, barimo kumwica, mbese ngo bamutanzemo igitambo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Baramwishe rero, bakimara kumwica nawe ubwoba buramwica, aravuga ati mana yanjye, abantu bica umuntu muzima biba byagenze gute? Hano rero hari uwari ugiye kumurangiza nyine ngo amwice burundu muri bwa bwoko nyine, yatangiye kubarasa avuga ati batamwica, batica uno muntu, batica uno muntu. Ahangaha rero barakwereka hari undi muntu wari wihishe, bisa nkaho atari kumwe nyine na bariya bantu baje gusa nkaho batanga igitambo, arangije yaje yirukanka. Undi rero akimubona, wa mugabo umaze hano imyaka 5 kuri kino kirwa, akimubona yahise amubwira ati utanyegera, utankoraho, nimba nawe uri umwe muri bari abantu ndakwinginze ntunyegere. Yarambwira ati hoya ntago ndi umwe muri bo, ahubwo reka ngufashe tubarwanye, kubera yuko bari abantu baratwica cyangwa se baratugira nabi uko byagenda kose. Bafatanyije hamwe rero batangira kwica ba bantu, ndetse biza kurangira nyine bagize ibiki babatsinze. Gusa wa wundi nawe bafatanyije, wa wundi mukarage nyine bari bari kumwe nawe nyine yasaga nkaho afitemo akantu ka kinyafurika, cyangwa se bari abantu baba nyine mu mashyamba, hawandi yatangiye kuriga umuntu nyine umutima w'umuntu yari yishe. Ndetse barakwereka filime yarakomeje, bari babateza imitego n'utundi tuntu dutandukanye, ndetse biza kurangira amubwira ati ese nawe ko nabonye urimo kugenda ufata abantu bica bagire biki, buriya nkwizere cyangwa nawe uri umwe muri bo? Yarambwira ati hoya humura, njyewe nta kibazo cyanjye kandi ntabwo njyewe nakugirira nabi. Baza kwibwirana, aramubwira ati nyine njyewe ntabwo nzi izina ryawe, nawe ntabwo uzi n'ururimi rwanjye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ati ubwo rero njyewe nzajya nkwita nyine Friday, nanjye ujye unyita Robinson. Babiremeranyije rero, umuzungu akajya yitwa Robinson, undi umwirabura akajya yitwa Inde Friday. Ahangaha rero batangiye kujya bateka, bakarya, bakaganira, umwe akigisha undi ururimi rw'undi. Uyu mugabo Robinson yari umwongereza, naho uno Friday nyine we yari umunyafurika, gusa wo mu bwoko nyine
uri aho ngaho buba mu mashyamba. Ahangaha rero batangiye kuganira, aramubwira ati rero ugomba kujya usoma Bible, ugomba kujya nyine atangira byandi by'abazungu kujya nyine amwigisha imwe mu mico yabo, amuhereza Bible ngo ayisome, undi arayifata ayicurika ahangaha rwose yenda no kuyitwika. Ahangaha rwose umuzungu byaramubabaje cyane. Robinson atangira kuvuga ati umva ibintu ntabwo ari byo, reba watangiye no kuyica impapuro. Ibyo ngibyo rero byatumye bashwana kandi bari batangiye gushyira hamwe. Ahangaha rwose byahise biba ngombwa ko wa munyafurika yigendera Robinson. Igice cyacu cya mbere rero kirangiriye ahangaha. Nimba ushaka part 2 andika part 2 muri comment, hanyuma dukomeze. Turabakunda cyane kandi mukomeze mukore subscribe. Ciao ciao.